Muraho neza bene data, turabashuhuje kandi tubifurije guhirwa igitondo cyiza. Turagarutse muri studio tuje ku ngingo y'icyigisho cyacu, ni ingingo ya nyuma. Rero mukuri tubahaye ikaze kandi reka twongere twakire bene data muri studio. Jewe nitwa Ukigize Jean Pierre, ariko tunababwira ngo abahageze bwa mbere mukore subscribe kugira ngo tuzahorane, kandi abayikoze namwe turabashimira, mujye mukomeza kuba hafi kugira ngo dusangire ibi byigisho. Rero reka twakire bene data, duhere hariya iburyo babasuhuze kandi babibwire, noneho dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu. Turabashuhuje bene data, mugira igitondo cyiza. Ninzaba mwita Pierre, mugiye kubana muri iki cyigisho. Urakoze cyane. Reka twakire na mushiki wacu. Turabashuhuje, mugira igitondo cyiza. Nitwa Mukandutiye Rusi, uteka wahire cyane. Reka twakire rero na mwene data. Nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ibi byigisho mwabitanze neza, mukuri namwe muzagororerwa nimutagwa isari. Bibiliya iravuga ngo tuziturwa abakiranutsi bazutse. Uyu munsi rero tugiye kwiga ingingo itubwira ngo guhamirizwa mu murimo w'ubugabura. Guhamirizwa mu murimo w'ubugabura. Reka tujye mbere muri iyi ngingo, ariko dusabe mwene data Pierre atwibutse mu ncamake ingingo twize ejo kugira ngo tubone twige iyi ngiyi. Ejo ku ngingo yo kuwa kane twize kugwa kwa Petero no kwihanagwa. Mu by'ukuri Petero yahuye n'ikigeragezo gikomeye. Cya mbere yari umuntu wizerwa w'imbere mu bigishwa ba Yesu. Yahuye rero n'ikigeragezo gikomeye ndetse rwose kiramugusha, ndetse ntabwo abantu bari bazi yuko azagaruka mu mwanya we, ariko bagiye kubona Petero aciye bugufi, arihanye rwose, yatuye icyaha cye, kandi umwuka wera, Imana Kristo arabyumva, yakira kwihanagwa. Byabaye byiza cyane rero, kuko byabaye icyitegererezo cy'uko nawe uri umuyobozi ukagwa mu makosa, ihane n'ikimwami ashaka, ugaruke mu nzira wongere ukora umurimo. Noneho Petero, Yesu aramubwira ati ragira abana b'intama zanjye. Rimwe, ragira abana kugira ngo abizera bumve ko Petero ahari. Kiriya rero cyabaye igikorwa cyiza cyane kigaragaza urukundo n'impuhwe bya Kristo, kandi natwe dukwiriye kumukuraho icyitegererezo. Urakoze cyane. Reka rero dusabe Rusi aturebere mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 10 ndetse kugeza 11. Noneho Pierre nawe araturebera mu Bakolosayi n'ubundi bice bitatu umurongo wa 12 kugeza 14. Mu bibazo bigira biti, mwibuke ko ingingo tugiye kwiga iratubwira ngo guhamirizwa mu murimo w'ubugabura. Vuga bimwe mu bintu by'ingenzi biranga ukuba umwigishwa. Karibu Rusi dusomere Abakolosayi 3, Abakolosayi 1 umurongo wa 10 n'uwa 11. Murakoze cyane. Haratubwira hatya hati mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana, mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana, nk'uko mubona ko ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose, mukihanganira ibyishimo. Akoze cyane. Mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Abakolosayi 3:12 komeza Peter. Abakolosayi 3:12 baranditse bati nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha. Uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yabababariye, aba ariko namwe mubabarirana. 14. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana ko rwose. Murakoze cyane. Ni byiza kuganira ijambo ry'Imana. Aya magambo arimo byinshi bihishe imibereho. Niba ushaka kuba umukristo, igiye imibereho ni myiza cyane, by'umwihariko abantu bari mu nshingano z'ubuyobozi. Iyi mibereho dukwiriye kuyiga. Ni iki twakwigira ku buryo Kristo yitwaye kuri Petero? Aimable, ni iki twakwigira ku buryo
kirisito yitwaye kuri petero uburyo yamwitwayeho twe twabyigiraho iki karibu icyiciro dukwiye kubyigiraho tujya kugisoma ngaha hano kirasobanutse neza ariko dukwiye kuzirikana neza yuko igihe petero amaraga kwihana kandi bigahamirizwa na bagenzi be yuko yihannye noneho umurimo w'ubugabura hari ikintu gikomeye Yesu yamwigishirijemo gihabanye na mbere hose muzi ko waragiye petero yamaraga kwihana Yesu ahinduka petero mushya wari uhabanye na petero wa kera ku buryo petero yinjiye mu murimo w'ubugabura ari petero wundi ari petero wundi igihe Yesu amubazaga ati Simoni mwene Yona urankunda ati tuzi ko nkukunda atambwira ati ragira intama zanjye igihe Yesu ambwira ngo ragira intama zanjye yarashatse kumvisha petero yuko nk'uko yamwihanganiye cyane akagwa akajya agwaguza yongera abyuka akihana akababarirwa ari nako nawe akwiye kwihanganira intama yari agiye kuyobora ntaba ari umuntu uhutiraho izi nyantege nkeya akazisindagiza abana b'intama murabizi abungeri b'intama harabona agatama gatoya kanana no kugenda akagaterura ntagate inyuma ngo igendere rero nicyo kintu gikomeye Kristo yigishaga Petero ariko natwe dore isomo dukwiriye kubyigiraho byanditswe mwahangaha uburyo umukiza yitwaye kuri Petero bwagomba kumwigisha ubwe no kwigisha bagenzi be ubwo buryo bwabigishaga gusanga umuntu waguye mu cyaha bafite kwihangana impuhwe ndetse n'urukundo rubabarira yego umugenzi ntabwo mu cyaha umwihangane nuko Yesu yihanganiye Petero nubwo Petero arihakanye umwami we ntabwo urukundo Yesu aramufitiye rwigeze namba rudohoka urwo nirwo rukundo umwungeri agomba kugirira intama n'abana bazo ashinzwe kwitaho ko ni kumupasiteri umuyobozi w'itorero umukuru w'itorero ndetse n'umuyobozi w'itsinda akwiriye kwihanganira abizera bakuze mu by'umwuka ndetse n'abizera batijwe vuba niko bigomba kugenda ariko kandi iyo tuvuga ibi ngibi mwibuke n'imiryango yacu birimo hari igihe wowe usobanukiwe neza n'iby'umwuka n'umufasha wawe ari uko ariko umufite abana hari utari yanabyumva ataranumva n'imyizerere yanyu akaba ati kuki mubuza kwirira aka ngaka ati ngenda bashaka uwo nguwo ntabwo mukwiriye kumujyana nk'igicibwa mukwiriye kumutwara neza buhoro buhoro nyine ni umwana w'intama ni umwana w'intama hano barakomeza ngo urwo nirwo rukundo umwungeri agomba kugirira intama n'abana bazo ashinzwe kwitaho mu kuzirikana intege nke ze no kugwa mu cyaha kwe Petero agombaga kuragirana umukumbi we ubugwaneza nk'ubwo Kristo yamugiriye ikibazo Kristo abajije Petero cyari gisobanutse yerekanye ingingo imwe rukumbi isabwa kugira ngo umuntu abe umwigishwa we kandi amukorere umurimo yaravuze ati urankunda iki nicyo kintu cy'ingenzi umuntu agomba kuba yujuje nubwo Petero yari kuba yujuje ibindi ariko adafite urukundo rwa Kristo ntiyari gushobora kuba umwungeri w'indahemuka wo kuragira umukumbi wa shebuja ubumenyi kugira neza kubintyoza kunyurwa no gushimira ibyo wakorewe ndetse no kugira ishyaka byose birafasha umurimo mwiza nyamara iyo urukundo rwa Kristo rutari mu mutima w'umukristo umurimo we uba imfabusa arakoze cyane Mabure arakoze cyane reka tugushimire ariko ibi byigisho ni byiza kandi biraryoshye guhamirizwa mu murimo w'ubugabura hano harimo ikintu gikomeye cyane ese urankunda ese ukunda Kristo mbere y'uko uba umugabura we niba utamukunda burya uri umugabura w'ibindi ikindi kintu gikomeyemo hano gikomeye burya ihari taguhanze nta kurihandura undi biroroha birakomera kurihandura undi ushobora kwibaza utese kuki buriya sari kubabara ariko iyo ryaguhanze ubuzi nawe uko ribabaza Petero rero mu gukozwa isoni mu gukozwa isoni n'icyaha cye byose yabonye kuko umwigisha we yamwihanganiye kandi nawe ko ariko akwiriye kwihanganira abana b'intama ndetse n'intama ubwazo burya ni nacyo cyamushoboje igihe Pawulo yamucyahaga kwihanganira Petero ntigeze abura reka tubakire amasegonda make mugire icyo mubwira abadukurikiranye ni iki twigiye muri iki cyigisho kitubwira ngo guhamirizwa mu murimo w'ubugabura duhereye mu buryo bwihuse mu buryo bwihuse ndagira vuba ntabwo ntinda ariko ikintu nigiye ahangaha ni uko umuntu wese ashobora gukosa yego yaba umugabura
yaba umwizera. Kandi hano baratubwira bati icyaha cyakorewe mu rwihisho nticyaturirwe mu rwihisho, ariko igikorewe ku mugaragaro nticyaturirwe ku mugaragaro. Nta gitangaje rero yuko n'umugabura yakora amakosa kandi akayatura. Icyangombwa gikenewe hano ni iki? Imbabazi z'Imana, nimwakirane. Umuntu wese niyakire mugenzi we. Niba umuntu yaguye mu ikosa, menya yuko ejo ashobora kugaruka akongera agasubira mu mwanya agakora umurimo we mwiza, noneho ahubwo kurusha uko yawukoraga mbere. Icyo nicyo dukwiriye kumva kuruta ibindi byose. Noneho amahoro y'Imana agakomeza akajya mbere, aho kugira ngo umuntu agwe mu ikosa ahite yumva ko abaye igicibwa cyangwa se abandi bamugira igicibwa. Ntabwo ari umutima wa Kristo. Yego, urakoze cyane. Karibu Rusi. Murakoze cyane. Mu by'ukuri icyigisho cya Petero cyaramfashije kandi kiranyubaka. Yego. Kandi nyukuramo isomo. Mu by'ukuri rero Petero yagiye akora amakosa kenshi n'ibyaha byinshi, ariko ntabwo Yesu yigeze yibanda ku byaha bye cyane ngo abe ari byo ahanga amaso, ahubwo yahaye agaciro icyo Yesu azakora. Icyo ni icya mbere. Kandi yarebye n'ishyaka rye. Mu by'ukuri Petero yarwanya ishyaka, yemera no guca ugutwi, namwe murabizi. Yesu yarabibonaga. Petero azana buriya buryarya, Yesu yarabibonaga. Ibyo byose rero Yesu yarebaga ishyaka. Rero Yesu ntabwo areba ubwinshi bw'ibibi dukora, ahubwo areba hirya mu mutima, akareba impamvu zidutera gukora umurimo wayo. Aha hantu rero nahakuye isomo cyane rikomeye cyane. Rero guhamirizwa rero umurimo w'ubugabura, ririya jambo Yesu yabwiye Petero ati, Petero urankunda, akabigira inshuro zingana kuriya. Hariya hantu yashatse kumwereka yuko urukundo nirwo ruranga umwungeri. Udafite urukundo ntabwo washobora kuragira umukumbi. Izirwaye zirakureba, izivunitse, izicitse intege. Udafite urukundo ntiwabasha kuzikubita ku bitugu ngo uziheke. Nguwo umutima w'abungeri rero. Imana idufashe tugire neza rwose, tujye turushaho kugira urukundo. Urakoze cyane. Amasegonda make Aimable. Bura rero nimureke tukajye tubona abandi nk'abanyamakosa, kuko natwe turabanyantege. Yego. Nta urushaga Petero ubuhangange. Umuntu wabonye Yesu arabagirana, akabona Mose na Eliya, rwose muri twebwe nta murusha ubutware. Ariko nawe yaguye mu cyaha ariko arihana. Nimureke natwe tujye twihana umunsi ku wundi, nitwihana igihe runaka gusa, ahubwo buri uko ukoze icyaha ukabimenya kubw'ubufasha bw'Umwuka Wera. Nimureke tujye twihana, kuko nibwo butwari Imana ishima imbere yayo mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Reka dusoze iyi ngingo ariko tubwira abantu ngo ubutumwa bwiza burya ngo ntibugirane umwumvikano n'ikibi. Nituba twiyemeje kurwanya ikibi, abo turi bo bose, uko twaba tureshya, uko twaba dusama, uko twaba duturukamo, uturere twaba duturukamo, Kristo azadukoresha. Nitugira umutima wo kurwanya ikibi, azadukuramo abaragira intama, azadukuramo intama. Kristo azadukorera ibishoboka byose kugira ngo tubashe kumugaragaza mu isi. Nibyo nifuriza abadukurikiye rero, kandi nibyo namwe mbifuriza, nanjye mbyifuriza. Twese tubyifurize, ariko he kuba kwifuza gusa, ahubwo tugerageze no gutera intambwe kugira ngo tubisingire mu izina rya Yesu. Amen.